Jay-Z we arakubwira ngo ntabwo ndayigurisha so byagenze bite nimba harabuze umukiriya haruno nimba yaraje kwisubiraho I don't know that kabisa kubera ko yewe meruka avuga ko giye kwishira ku isoko avuga ko shaka umuntu waza kwigura uko byagenze I don't know what talk. So hanyuma uitwa MIE cyangwa se M Irene akaba nyine na CEO wa MIE Empire. Uyu mugabo yakoze ubukwe this last week kuri iki cyumweru gishize muri weekend ishize kabisa nibwo rero this man he was doing wedding ubukwe bwiza cyane kabisa ubona ko bwitabiriwe n'abantu benshi kandi rwose bwari bwiza cyane bwari bumeze fresh sana. Ubwo rero uwitsa Irene nawe abakoze ubukwe hanyuma hano hanze hasohoka speculation nyinshi cyane abantu benshi byatari bavuga bati ariko si uyu mugabo ko afite abagore benshi ngo afite abana benshi ngo si Jewy nini ibintu nk'ibyo bavuga bati uyu mutaramu kabisa afite abagore benshi afite abana benshi akoze n'ubukwe speculation nyinshi cyane nyine zagiye zivugwa cyane hano out nyuma y'ubukwe bwa this big man na wundi akaba yitwa Irene Murindahabi of course nyine waje kubakora ubukwe neza cyane. Hanyuma tukiri kuri mu bantu bateganya gukora ubukwe cyangwa se ababukoze ndetse nabo bateganya very soon witwa Kitoko bibarwa nawe nyuma yo kubura umubyeyi nyuma yo gutakaza umubyeyi we papa we umubyara biravuga ko nawe ngo very soon ushobora kuza kuba ugenda umubona yinjiye mu cyo twakita umurenge cyangwa se yinjiye mu murenge yagiye gukora ubukwe neza cyane muri rusange. Ubwo kabisa reka tugerageze turebe fresh sana isaba star bacu ubu bukwe bari gukora bizarangira gute bizarangira neza cyangwa hanyuma mu zindi stories ziri kuvuga cyane hano hanze cyangwa se ziri trended byatari kuri social media witwa Davido biravuga ko ngo yabagiye gutaramira ahantu hitwa Los Angeles Lakers aho ngaho muri leta zunze ubumwe za America. Hanyuma tukiri muri stories ziri trended cyane Diamond afite show cyane cyangwa se afite igitaramo gikomeye cyane hano mu Rwanda i Kigali ni igitaramo kizaba vuba cyane ku itariki 19 I think z'ukwezi kwa 9 z'ukwezi kwa